Uyu munsi ngiye kugucira umugani dusanga mu gitabo cyitwa Bibiliya. Uwo mugani ushobora kuba warawumvise niba ujya muri Sunday School cyangwa se wenda ababyeyi bawe baba barawuguciriye cyangwa se abandi bantu bo mu muryango wawe cyangwa se inshuti zawe. Uwo mugani ni umugani w'umwana w'ikirara. Ikirara ni umwana utumvira ababyeyi be. Ngiye rero kugucira uwo mugani, igira hino untege amatwi. Kera habayeho umugabo akagira abahungu babiri. Bukeye umutoya abwira se ati, papa, umugabane wanjye ungenewe. Nuko ise ahita abagabanya ibyo yari atunze. Hashize iminsi mike, umutoya akoranya ibye byose ajya ahantu mu gihugu cya kure. Nuko ahatagaguriza ibye byose yibera mu maraha. Amaze kubitsemba byose, muri icyo gihugu hatera inzara ikaze cyane. Nuko arakena ahinduka umutindi. Nibwo agiye gusaba akazi umuturage w'icyo gihugu, maze amwohereza kuragira ingurube mu isambu ye. Yifuzaga kuba yahemburwa n'ibishishwa ingurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. Bigeze aho aribwira ati, nyamara se kwa data ntihari abakozi benshi, bararya bakabisigaza, naho njyewe nicirwa n'inzara muri aya mahanga. Ariyumvira, ageze aho ati, reka mpaguruke nsange data mubwire nti, data, nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikwiriye kwitwa umwana wawe. None nibura mbabarira ungire umwe mu bakozi bawe. Nuko arahaguruka asanga se. Akiri kure, ise aramurabukwa, yumva impuhwe ziramusabye. Ariruka ajya kumugwa mu nda, aramuhobera, aramuramutsa, aramusomagura. Nuko umwana aramubwira ati, data, nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikwiriye kwitwa umwana wawe. Naho se ibyo ntiyabireba, abwira abagaragu be ati, vuba vuba muzane ikanzu nziza cyane munyambikire umwana, mumwambike n'impeta mu rutoki n'inkweto nziza mu birenge. Muzane ikimasa cy'umushishe mukibage tukirye twishime. Uyu mwana wanjye yari yarapfuye none yazutse, kandi yari yarazimiye none aratahutse. Nuko batangira kwishima. Icyo gihe umuhungu w'imfura yari ari mu murima. Arahinguka, ageze hafi y'urugo yumva baririmba umudiho ari wose. Nuko ahamagara umwe mu bagaragu aramubaza ati, ese ni iki cyabaye mu rugo? Undi aramusubiza ati, ni murumuna wawe wagarutse, dore so yabaze ikimasa cy'umushishe kuko yamubonye ari mutaraga, akishima cyane. Umuhungu aherako ararakara, yanga kujya mu rugo. Ise arasohoka aramuhendahenda ngo aze. Nuko abwira se ati, reba imyaka yose maze ngukorera papa, nta n'itegeko ryawe na rimwe ndengaho. Nyamara ntiwigeze umpa n'agahene ngo ngasangire n'inshuti zanjye. None uriya murumuna wanjye wagarutse, amaze kumarira ibintu bye byose mu mahanga, ubaye ari we ubagishiriza ikimasa cy'umushishe? Nuko ise aramusubiza ati, mwana wanjye, wowe iteka tuba turi kumwe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ariko byari ngombwa rwose ko dukora umunsi mukuru tukishima, kuko uriya muvandimwe wawe ureba yari yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none yatahutse. Uyu mugani utwigisha iki? Uyu mugani utwigisha ibintu bitatu. Icya mbere ni uko iyo twakoze amakosa dukwiye kwihatira kwisubiraho no gufata umwanzuro wo kujya gusaba imbabazi. Icya kabiri
ni uko umubyeyi agomba kugira imbabazi aho ari hose, ibihe byose n'uko byaba bimeze kose. Icya gatatu, Imana yaturemye yirengagiza ibyaha twakoze ikatubabarira, ikadusubiza mu rugo, kandi ngo iyo umunyabyaha umwe wenyine yihannye mu ijuru barishima. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Mwari kumwe na Rebeka, inshuti y'abana. Bye bye.